ubundi jewe nakuze nkunda ikintu cyitwa ikiganga. Ubuganga. Yego. Niga biochimie muri A-level, ndanasoza ndanatangira kaminuza kwiga ikiganga. Yego. Ariko nza kubivamo. Bivamo bitewe n'ibyo nabonaga nize, ariko bari bamuha ibyo ntashaka. Yego. So ndabireka. Mbiretse rero niho natangiriye gushakisha, ndavuga ibyo nashakaga ko mbiretse, nubwo mfite impapuro zabyo, ariko ko mbiretse ni ibihe bindi nashobora. Ibihe byiza wowe ukurikirana ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda umunsi ku munsi, turagusuhuje aho uherereye hariho hose, waba uri mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu. Turagusuhuje kandi tuguhaye ikaze. Iyi ni Wisdom TV Rwanda, tukugezaho ibiganiro bya umunsi ku munsi. Tubana n'abantu mu ngeri zitandukanye, tukaganira, tukareba ubuzima bumeze bute, imihanda y'i Kigali imeze gute. Uyu munsi rero n'ubundi nanone nk'ibisanzwe tugarutse mu kiganiro. Abantu rero diaspora bari hanze, mujye mureba ibintu byacu kabisa, n'ababireba kandi turabashimiye cyane. By'umwihariko abantu mufata umwanya mukagenda mugakanda kuri Wisdom TV Rwanda, mukareba ibiganiro byacu, mukabisharinga, mukabirayikinga. Ewana, ni ibintu bikomeye cyane, ni umusanzu ukomeye muduhereza. Turi kuri Great Apartment, na apartment nziza igufasha mu buzima cyangwa se mu bintu nkenerwa mu buzima. Muri bimwe badufasha, batubonera amacumbi meza, na ahantu ushobora gusohokera ukiyakirira. Rero wagana Great Apartment niba wifuza gutegura inama z'ubukwe, ibirori byinshi bitandukanye, bagufitiye amaroom n'amasare bagufasha mu Fred Images, ni photographe cyangwa se ni company cyangwa se n'abantu biyemeje kuguhereza amafoto meza ntagereranywa. N'uyu musore cyangwa se uyu mugabo utwicaye imbere ajya yifotorezamo. Tuguhaye ikaze Kalisa. Murakoze cyane. Amakuru ni meza. Meze neza. Amahoro. Ko mbona watuje cyane kandi nzi ko iyi Kigali isaba gutuza. Kigali niyo yaguturishije. Ubundi Kigali iyo udatuje ntabwo umenya ibyo ushaka. Biragora gusanga umuntu ukora ibintu bigendanye n'ubuyobozi. Hagiye buriya mu Kinyarwanda ubuyobozi ni ikira? Ni abahuza b'ibiganiro. So biragora rero kubona umuntu uhuza ibiganiro mu ngeri zitandukanye akonje. Imvura yarayiguye bituma isi konje, ariko ubu ngubu none ubushyuhe burimo buraza. Iyo wageze kuri Fred Images ibintu biba byahindutse. Tuguhaye ikaze kuri Wisdom. Murakoze cyane kuri Wisdom. Wakoze subscribe? Kera cyane. Abantu bagomba kumenya ahantu bazajya bagusanga ko ari hano. Ubundi abantu mwese mushaka kumbona ni kuri Wisdom, nagomba mpabura kenshi. Ubu rero ni iki bakwitega? Ubu ngubu tayari ubu twatangiye, ugiye kujya uboneka hano kuri Icano cyane. Abantu nibadukurikire, tuganire ibintu byinshi, twungurana ibitekerezo, tubamenyesha ibikwiriye. Yego. Nari ntangiye nkohereza ikaze kuri Wisdom, ariko ikaze rirambuye namaze kuri guhereza, ahubwo tugiye kugusaba kugira ngo utangire wibwira abantu bakurikiye iki kiganiro, bakurikiye Wisdom TV Rwanda, bakunda Kalisa, ni muntu ki, ninde, ni amazina ye. Ngiye naciye ubwo hajya ni mu Mayange ni he? Waciye mu Mayange. Abantu badukurikire kuri Wisdom TV, jewe uri hano uyu munsi ni Kalisa Eric, ndi umusore w'umunyarwanda, umukristo ushima Imana. Ubu se buri hari ibindi? Akoze cyane. Batubwiye ngo ni umusore rero, uri umusore no. Ndacyari umusore. Nimero yawe ndayishyira ku kiganiro. Nani mpamvu za nimero zagize ko abantu bazifite. Wizagira umumaro n'ubundi niyo utakwiriye gushyira ku kiganiro. Andi makuru se kare? Amakuru ni meza, turashima Imana. Iyo bukeye ugasanga uracyari muzima. Yego. Maze iminsi ndimo kubwira abantu ngo kuba ukiri uhumeka si igisobanuro cyo kugifite ubuzima. Yego. Kuko ushobora guhura n'umuntu arimo ahumeka nonaha ariko mu kanya ugasanga nta buzima gifite. So ahubwo kubaho ufite ubuzima nicyo kitwereka ko buriho. Yego. Murakoze.
ubwo rega urimo uratubwiriza nka pastor kandi ntabwo urimo kudusobanurira ibyo bintu abantu rero iyo bukeye ni ugushima Imana ko bukeye, kuko Imana iba ikikongereye ubuzima bwo kubaho. Ariko tuba dushatse kuvuga ko abahumeka bose nonaha si ukuvuga ngo bafite ubuzima. Hari uhumeka nonaha ariko mu kanya akaba ntagihumeka, ariko abafite ubuzima twese tubyuka dushima Imana. Uyu munsi urimo urahumuriza cyangwa se uratera ishyaka wa muntu wari ufite ibyiringiro bikeya, umuntu waba afite ibyiringiro bikeya, turimo turamubwira ngo niba wabyutse ukaba uhumeka ubuzima bukaba bugikomeje, shima Imana, ibintu byose biracyashoboka. Mu gakoti keza, mu ipantaro nziza, biragora kuba umuntu yakona utari mu gakoti. Buri muntu agira ibintu akunda, ukuntu akunda kwambara, style ze. So style zanjye rero nanjye n'agakoti. Mu buzima busanzwe muri church cyangwa mu itorero ukora iki cyangwa se ni uwuhe muhamagaro wawe muri church? Mu buzima ubundi umuhamagaro wanjye ni ivugabutumwa. Niwo muhamagaro. It's my calling. Ari mbyiteranyije umuhamagaro n'indi mirimo ushobora gukora mu nzu y'Imana. Yego. Muhamagaro ni ivugabutumwa. Abantu bose baba barahamagawe, ahubwo ikiba kitariho ni ukuba umuntu umwe ku giti cy'abatarasobanukirwa umuhamagaro yahamagariwe kugira ngo unawusohoze nyine, kuko Imana iduhereza impano cyangwa imihamagaro itandukanye, ariko kuyisohoza bikaba Imana, ariko natwe twabigizemo uruhare. Ubwo ni muri urwo rwego nakubazaga ahubwo akazi ni ka kandi nahamagariwe. Nuvuga ngo umuhamagaro wanjye ni nako kazi nkora mu rusengero. Umuhamagaro rero ukora ushobora kuba uri protokole, ushobora kuba uri umuvugabutumwa ubwiriza ijambo ry'Imana, ushobora kuba muri komite y'itorero ukora inshingano zitandukanye. Nicyo nashakaga kugira ngo mbwiriza ubutumwa bwiza. Mbwiriza ubutumwa bwiza muri itorero. Mu itorero rya Heaven's Gate Church. Ushobora no kuyirangira n'abantu, abantu bagakizwa muri ino minsi, abantu bararemerewe, bakabajoyininga, abantu bakaza tukabana, iteraniro ryiza cyane. Umushumba ni Pastor Kemirembe Jovia, kandi dukorera hano i Remera mu Ruturusu kuri Revival Temple. Niho dukorera. Turi mu bihe navuga ngo insengero nyinshi zafunzwe. Njyewe nkaba nibaza ikibazo cyangwa se nakubaza ikibazo kimwe n'uko twagihuriraho na bagenzi banjye. Ubona gufunga kuba harabayeho gufungwa kw'insengero like nta gusubira inyuma kw'amatorero cyangwa se kw'abantu bayobokaga ayo matorero? Gufungwa kw'insengero hari uburyo tugomba kubira mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uburyo bw'umubiri, uburyo bwa kabiri ni uburyo bw'umwuka. Ababirebera mu buryo bw'umwuka, umuntu ashobora kubisobanura, kubera ko ababirebera mu buryo bw'umwuka ntago bashobora kuza kubigusobanura mu buryo bw'umubiri ngo ubyumve, kubera ko mu buryo bw'umwuka iby'umwuka bisobanuzwa umwuka. Ni intambara, abantu baba babona ko barimo kurwana mu mwuka, ariko mu buryo bw'umubiri ni ihame leta iba yashyizeho kugira ngo igire ibyo yubaka, igire n'ibyisenya, igire umurongo ihereza ibintu. So kuba barafunze rero hari ibyo leta ishaka kubaka, kandi ndimo ndakeka ko natwe tuzaba twubakitse, kuko iby'izubaka ndakeka atari ibibi, kuko burya leta n'itorero ni kimwe, abakristo ni abaturage b'igihugu. So usanga birimo byuzuzanya rero. Nubwo bishobora kuba byarabaye impamvu ikomeye bamwe bagasubira inyuma, ariko kuba urusengero rumwe rufunze ntabwo urundi rufunze. Kuba hari urusengero runaka rutagikora, hari urundi rukora. Abantu ntabwo bakwiye gusubira inyuma, abantu bakwiye kuba bahaguruka, nubwo urusengero rumwe rudakora ariko urundi rurakora, kandi dusenga Imana imwe. Dusenga Imana imwe, nkunda kubibwira abantu ngo dusenga Imana imwe, yaba muri Catholic, yaba ari Adventist, yaba ari born again, aya matorero y'umwuka, twese dusenga Imana imwe. Niba hari urusengero rudakora, hari urundi rukora. Joining ariko wisubira inyuma. Turimo turabwira abantu ntibasubire inyuma cyane rwose. Iyo ninjiye mu bintu biri spiritual,
nubwo n'ubundi ubuzima bwacu umunsi ku wundi tuba muri spiritual way, ariko iyo ninjiye mu biganiro biri spiritual, nkunda kubaza ngo agakiza ni iki kuri wowe? Uri umuntu wamenye Kristo, uri umuntu wamenye Imana, agakiza ni iki kuri wowe nka Kalisa? Agakiza kuri njyewe Yego. ni ikintu kiri touchable, gifatika. Yeah. Kuko nakuye agakiza mu mwuka cyane, ngashyira mu buzima bwacu bufatika bwa buri munsi. Yego. Icya mbere kuri njyewe nasanze ari discipline. Nasanze ari discipline. Yego. Ni ukuvuga ngo niba uyu munsi na leta yacu itubwira ngo ntimukibe, abiba barabafunga, ntimukagambanira igihugu barabafunga, ntimugasinde, ntimukarare ku mihanda, ubwabyo iyo discipline iyo uyigaruye mu gakiza usanga nayo aragakiza. So giye agakiza nagafashe nk'ubwiro bw'ubumana Imana yashyize muri twebwe, n'ubwiro bw'ubumana Imana yashyize muri twebwe kugira ngo tubashe kuyimenya byimbitse, kandi kumenya Imana twasanze ari discipline. Yego. Uyu munsi hari urubyiruko runini ruba mu rusengero cyangwa se tubarizwa mu nsengero, ariko nyamara tutarasobanukirwa icyo bita salvation, ariko agakiza n'ubundi twavugaga. Uyu munsi kwatura no gukizwa ni ibintu bibiri bisa naho bimininga cyangwa se bisobanura ikintu kimwe. Iyo watuye uba wakijijwe, uba wakiriye agakiza, sibyo? Ariko uyu munsi wa none like dukora ikintu cyitwa nka pretending, sibyo? Ndi mu kintu ntakirimo. So nk'umuntu wakiriye ako gakiza, uri mu murongo wo kuvuga ngo nakiriye Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwanjye, ni iyihe nama cyangwa ni iyihe shusho wamuha yo kugenderamo? Ya shusho izaza ikadetamininga cyangwa se ikerekana ka gakiza wakiriye muri wowe. Uyu munsi cyane cyane nk'urubyiruko ko wari uvuze, bashobora kuba barakira agakiza n'abatarakakira. Abatarakakira nababwira ngo bakakire, kuko kwakira ni ukwemera. Kwakira ni ukwemera cyane rwose. Bibiliya iranatubwira ngo ni ukwatura, ukemeza umutima wawe, ukatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uba wakiriye agakiza. Iyo wamaze kwakira agakiza, ntago biba birangiye. Hari ijambo nkunda kuvuga ko buri kintu cyose gikwiye kugira sacrifice and cost. Noneho nkunda kuvuga ngo if you cannot sacrifice for what you want, then what you want becomes the sacrifice itself. Nuvuga ngo ukwiye kugira ibyo wiyima bigasa n'igitambo kuri wowe. Nukuvuga ngo niba wemeye, hari ibintu ugomba kwiyima. Nuvuga ngo iyo wahagira ibyo wiyima rero, bivuga ko hari ibindi wakira. Ariko nanone ibyo ngibyo wabitambiye igitambo cyo kubireka. Hari intumwa yitwa Paul yigeze kuvuga ngo nabambanywe na Kristo, ngo ariko ndiho, ngo nyamara si uriho, ngo ahubwo ni Kristo uri muri njye. Ageza naho avuga ngo ibintu bimwe ngo abireba nk'ibibambwe, ngo nabyo bikamureba nk'ubambwe. Bivuze iki? Bivuze ko hari ibyo yaretse byari bimufitiye umumaro, ashakisha ibindi. Uko kubireka ni igitambo ashobora kuba yarabitambyeho. Icya kabiri ni ikiguzi. Urabona ko twicaye hano kuri Wisdom, hari ikiguzi twatanze. Hari ikiguzi twatanze. Ikiguzi watanze cyatwicaje hano, n'ikiguzi natanze nanjye cyangejeje hano, kuko nagomba kuri gurita abantu imiti. So kuhagera there is cost. No, if there is cost for anything, ni ukuvuga ngo niba hari ikiguzi cya buri kintu, n'agakiza ni ikiguzi gikomeye umuntu atanga. Hari ibyo twakundaga mu buzima busanzwe, twakundaga gusinda, twakundaga ibintu byinshi bitandukanye, ariko dusanga ibyo bintu twabireka, tugatanga igitambo cy'ibyo dushaka kuba byo, kuko ibyo dushaka kubona turashaka kubibona ari bizima. Niyo mpamvu hari ibyo twiyimye, kugira ngo ibi dushaka kubona tubibona ari bizima, twabitangiye cost. Kandi ikintu cyose utazatangira cost ntabwo uzakibona. Ikintu cyose utazatangira cost ntabwo uzakibona. Mu yandi magambo ndimo ndavuga tuzatangira ikiguzi. Ikintu cyose uzatangira ikiguzi uzakibona. Ubu muri no minsi urimo urakora cyane, uku gukora cyane ni cost urimo gutanga. Kandi hari umuhango mwavuze ngo always hard work pays. Igihe cyose iyo umuntu akoze kandi cyane,
abona umusaruro w'ibyo yakoze. Yego. Niko n'ubukristo bumeze. Iyo wakoze cyane, ndimo ndavuga gukora kuva mu byaha winjira cyane kumenya Imana, ari byo twise agakiza, ubona inyungu zabyo. Ubona inyungu zabyo. Kwizera, noneho ngiye gufata ya ngingo yo y'agakiza nyihuze no kwizera. Ni irihe pfundo biza bigahuriramo? Ndakijijwe, ngize no kwizera, na hahandi ntafite na cwanika abanyarwanda bavuga ngo umanye wa mutima wo kwizera. Nkumva yuko uyu munsi nubwo bimeze nabi, ariko ejo bizamera neza. Ndakijijwe. Iyo umuntu yakijijwe aba abaye icyaremwe gishya. Mu kuba icyaremwe gishya, ubura akazi, uhura n'ibibazo, uribwa, urirukanwa mu kazi wari urimo, ni ibibazo byinshi biza bikugerageza, ariko noneho usigaranye wa mutima wo kwizera. Ni ikihe cyizere cyangwa ni ayahe magambo wakomeresha wa muntu ugeze muri ka gakiza agahura na bya bintu bikomeye ariko bikamusigira kwizera? Agakiza no kwizera, buriya agakiza, iyo winjiye mu gakiza wabaye umusirikare, atari umusirikare w'isi. Ariko reka dufate igisirikare cy'isi tukigereranya n'agakiza. Igisirikare cy'isi gifata umuntu wari ufite imitekerereze ye, wari ufite imitwarize ye, wari ufite imigenzereze ye, kikamutwara ahantu pre training, kikajya kumukuramo, ndimo ndavuga igisirikare cyiza, kumukuramo imitekerereze, imigirire, imigenzereze. Yagaruka twebwe tumubona, dusanga afite imitekerereze atari afite mu buzima bwe. Uzi uko biba byaranyenze? Baba barayimukuye mu mutwe. Sinzi niba ari wasura abantu cyangwa se inshuti n'abavandimwe bawe bashobora kuba bari nko ku makosi, bagatanga course break, noneho ukajya kubasura. Iyo ugezeyo ubaza umuntu izina akaryibagirwa, si uko aba atiyizi, ahubwo aba afite ibindi bintu yamaze gusingira, kandi cyane cyane ibyo baba bamuhereza no gukunda igihugu no kukirinda, nta bindi. N'agakiza niko kamera, ni igisirikare ariko cy'ijuru. Usanga umuntu akizwa, yarangiza agahura n'intambara. Rimwe na rimwe abantu bakibaza ngo kubera iki umuntu yinjiye mu gakiza atangira guhura n'intambara nazo yari afite. Yesu yigeze asubiza icyo kibazo, aravuga ngo nta bwami bushobora kwitera. Niba rero nta bwami bushobora kwitera, bivuze ngo ubwami bwose burirwanirira. Niba rero igisirikare cy'isi gishaka umuntu uri well trained, waciye ku masomo, akaba ahagaze neza ku buryo ushobora gukura hano. Reka ntanga urugero ku musirikare w'u Rwanda n'urugero, ukamuhagarika muri Amerika. Iyo umusanze ahagaze mu murwa mukuru wa Amerika, usanga ari umusirikare w'u Rwanda. Kubera iki? Urebye umwambaro, urebye ikirango, yego, usanze ni umusirikare w'u Rwanda. Na Kristo niko abikunda, ashaka ngo uyu umuntu amwegereye amutoze. Ariko gutozwa kwacu ni testing, ntabwo ari temptations. Buriya temptations za Satani, testing ni z'Imana. Sinzi ukuntu ndibuze kubitandukanya. Temptations and testing ni ukuvuga ngo isuzuma n'ibigeragezo. So Imana iradusuzuma, ariko idusuzumisha ibyo twebwe dukwiriye gucamo, ikaducisha mu bihe bikomeye, ikaducisha mu bihe biteye ubwoba. Ni ukuvuga niko kudukuramo cya gisivili twari dufite cy'ubukristo, tutaraba abakristo. Cya gisivili ikakidukuramo, ikatwambika undi mwambaro, ari wo ubukristo. Noneho rero tugatangira kwizera. Iyo twageze muri bya bihe bikomeye, ngiye kugera ku kwizera. Ubwo uri umukristo wakijijwe, none ukishijwe kuri training, uhuye n'ibigeragezo. Kwizera gutangira igihe uri muri rwa rugamba. Iyo uri muri rwa rugamba nibwo kwizera gutangira. Kubera iki? Icyo utatekereza ko kukiri bubi, ujya kukubona ukabonekera abaye. Ndaguha urugero. Abisirayeli barimo bava mu gihugu cya Egiputa mu buretwa, bageze ahantu babona inyanja iri imbere yabo, bagira ubwoba, baranataka cyane, baravuga ngo Mose niki cyatumye tuzana hano. Igihe barimo gutaka nibwo Imana yari imishaka inzira mu mazi, yari bizi ko inzira ihari. Kwizera
gutangira igihe mu ntambara wari urimo ukajya ubona ibitashobokaga Mm. byashobotse. cyane Umwanditsi w'Abaheburayo mu gice 11 yaravuze ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa Yego. udashidikanya. Kandi ngo niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Yego. Yenda ninjya kuvuga ku byo tutareba turaza kuba twinjiye ahandi hantu sinzi niba abantu turi kumwe Yego. bari buze kutwumva, Mm. ariko ibyo tutareba ni ibitaboneshwa amaso. cyane Ibyo tutareba nibyo tutarimo gufataho ngo tubifate neza cyane bifatike. rwose. Mm. Ariko si ukuvuga ko bidahari, Mm. kuko nituza kwitegereza ibyo tutareba Bibiliya yavuze, Mm. turaza kuvuga ko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Turabyemezwa n'iki ko ari iby'ukuri? Turabyemezwa no kwizera. So mu yandi magambo, kwizera ni ukwemera imbaraga z'Imana mutari kumwe, abantu batarimo kubona ariko muri kumwe Yego. mu kwizera, ukemera ko n'ibyo utarimo kureba nabyo ari iby'ukuri. Mm. Yego. Yeah. So ni ukuvuga ngo it is ability to know Mm. neza neza icyo wari ukwiriye kumenya ku Mana. Yego. Kandi kwizera nanone niko konyine kutwemeza ko dukomeza kumenya, na nyuma yo kumenya tukongera tukamenya, Mm. na nyuma yo kumenya nanone tukongera tukamenya. So uzasanga abantu bafite kwizera Mm. aribo bantu bakoze ibintu bikomeye cyane. Yego. Nibo bantu bakoze ibintu bikomeye. Mm. Abantu bafite kwizera bakoze ibintu bikomeye. Yego. Babikoze bate? Bageze aho bitashobokaga. Mm. Kwizera kurakora. Kuko kwizera, yenda ndakuvugaho nse nkutinda gato ko wabimbajije, Mm. ni currency, Yeah. n'amafaranga. Mm. Ariko amafaranga akoreshwa mu ivunjisha ry'imirimo y'Imana. Yego. Sibyo? Ibyo cyane. Njya ngunda kubwira abantu ngo iyo dusenga tuba turimo duharura inzira. Mm. Ariko inzira irimo idutwara mu gushaka no kumenya no gusingira Yeah. icyo Imana ishaka. Yeah. Gusingira rero, Yeah. currency dutanga, turimo dusingira ibyo Imana yavuganye natwe, yego, Mm. iby'Imana yadusezeranije, ibyo uku kwizera niko konyine kubasha kuduhesha icyo twebwe dushaka ku Mana. Yego. Ni ukuvuga ngo udafite ino currency, Mm. yego, ntabwo ushobora guhaha. Takareka. Mu yandi magambo, muri supermarket tujya guhahiramo, reka mbyite gutyo kugira ngo abantu babyumve. Mm. Muri supermarket turimo tujya guhahiramo twita ko Imana ikorera cyangwa se imirimo y'Imana, Mm. yego, Mm. dutanga amafaranga yitwa kwizera. Yego. Niyo currency yonyine ku mukristo Mm. ashobora gutanga akakira iyo yashaka kwakira, ari mu bihe ibyo ari byo byose yaba arimo. Mm. Currency dukoresha no kwizera. Urakoze cyane. Ndumva abantu bakurikiye Wisdom TV Rwanda babashije gusobanukirwa muri ako kanya gato twe dufashe tugaruka ku ijambo ry'Imana, kuko ni ibintu bikenewe cyane muri iyi minsi. Biragoye kubona ijambo ry'Imana mu basore cyangwa se mu rubyiruko. Iyo tuvuze urubyiruko tuvuga abasore n'inkumi, ariko akanya gatoya ubonye ukamamaza ubutumwa bwa Kristo, hari benshi bufasha, hari benshi bukura ahantu, hari benshi bifasha cyane. Tugarutse ku mikorere cyangwa se ku mibereho yacu ya buri munsi tugenda ducamo, uri umwe mu bantu bahuza ibiganiro cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza bitwa ngo ni aba MC, bayobora ibirori bitandukanye. Umuntu ashobora kwibaza ngo koko sinkeka ari byo wize. Ntabwo ari byo nize. Byakujemo gute kugira ngo wisange uri mu mwuga wo kuyobora ibirori cyangwa se guhuza ibiganiro mu ngeri zitandukanye z'ibirori? Nari mu gihe cyo kuvumbura no gushakisha ibyo nshoboye. Buriya tujye dufata igihe tumenye ibyo twashobora. Nigeze kumva rimwe umukuru w'igihugu arimo avuga ngo ibyo ushaka gukora igihe bitarakunda, yego, shakisha ibindi biba bikunda aba ari byo ukora. Umuntu aba agizwe n'ibintu byinshi. Umuntu aba agizwe n'ibintu byinshi. So ni ugufata umwanya ukamenya uwo uri we n'icyo washobora, kandi icyo ushoboye ni uko ari cyo wamaze kumenya. Nanone nushakisha uraza gusanga hari ikintu ushoboye cyane. Ubundi jyewe nakuze
nkunda ikintu cyitwa ikiganga. ubuganga. Yego. Niga biochimie muri A-level, ndanasoza ndanatangira kaminuza kwiga ikiganga. Yego. Ariko nza kubivamo. Bivamo bitewe n'ibyo nabonaga nize, ariko bari bamuha ibyo ntashaka. Yego. So ndabireka. Mbiretse rero niho natangiriye gushakisha, ndavuga ibyo nashakaga ko mbiretse, nubwo mfite impapuro zabyo, ariko ko mbiretse ni ibihe bindi nashobora. Bimwe rero muri byinshi navuze nicyo ngicyo uvuze. Naje kugira ngo before yuko utubwira uko winjiye muri uyu mwuga uyu munsi wa none ukora, ni iyihe myuga nibura ibiri waba waragerageje bikanga? Uyu munsi iki kiganiro turimo gukora ntabwo ari icyacu, hari abo kigirira umumaro. Hari umuntu uri bukirebe akavuga se niba naragerageje ibi bikanga, why not nta trying in other area, sibyo? Ni iyihe myuga nk'ibiri nibura niyo yaba umwe waba waragerageje ariko bikanga, ukaza kwisanga noneho wakunze uyu nguyu ukanawujyamo? Si nuko yanze, ahubwo usanga kapito y'ibyo bintu byose ushaka gukora, usanga zirimo zirutana. So uko kurutana kwazo bigatuma hari umwuga umwe utangira kuko ushoboka cyane, ko usanga rimwe na rimwe igishoro cyawo ari wowe. Yego. Igishoro cy'uriya mwuga ni wowe. Yego. Nagerageje rero umwuga umwe w'ubuganga, ariko kubera ko nari nize ibintu numva ntashaka gukora bya midwife, so byatumye. Nese wumvaga uzashinga ivuriro, wumvaga ushaka kuba muganga ujya gukorera muri leta cyangwa ugakorera private hospitals? Igihe cyose jyewe numvaga nshaka kuba umuganga, ariko cyane cyane korera leta. Yego. Noneho igihe cyagera nkasoreza iwanjye, ariko nabanje gukorera leta. Nkunda gukorera leta cyane. Urize, usoje segonderi, ugiye kaminuza, ufite intego zo kuba umuganga. Ni izihe mbaraga byagutwaye kugira ngo wumve yuko wabiforomata ukajya mu bindi, mbere yuko ufata umwanzuro ntakuka wa nyuma wo kujya muri ibyo bindi? Gufata umwanzuro ntabwo ari ibintu bingora. Ntabwo bingora. Ni ugufata umwanya jyenyine, nkabitekereza, kandi nkabitekereza neza, kandi nkabifataho umwanya ukomeye. Kuko njya ngira ikiganiro njya nigira na jyewe nanjye Chris w'indani, tukaganira, none nkamubaza iyo atsinzwe nkora icyo nshaka, iyo atsinze nkora icyo ashaka. Icyo gihe rero naramutsinze, naramubwiye ko jyewe nashakaga kuba umuganga w'ibijyanye n'amagufwa, nkaba ninjiye mu bijyanye no kubyaza. Urabona ibintu byazavamo. Aravuga ati ariko wa mugani, ati ibyo washakaga ntabwo ari byo urimo. Nkimara kubona ko yatsinzwe, niyo munsi mfata umwanzuro wo kubivamo, njya mu icungamutungo. Uyu munsi wa none watangiye like akazi ko kuyobora ibirori. Ese burya abayimusi hajya nibo bashyushya rugamba cyangwa ushatse wabikoresha muri urwo rurimi? Ariko uri umwe mu bantu bahuza ibiganiro, cyangwa se ukabasha kuba umwe mu bahuza b'ibiganiro. Ubitangira nta mbogamizi waba warahuyemo nabyo? Zirahari. Igihe cyose uzaba uhura n'abantu, uzitegura imbogamizi. Hari abakubwira ngo wambaye nabi, hari abakubwira ngo wambaye nabi, hari abakubwira ngo uvuga nabi, kavuga ngo ijwi ryawe ngo ntabwo ari ryiza, kandi rimwe na rimwe ukaba ubizi ko wenda ugerageza, ariko imbogamizi ntabwo zabura. Ugasanga washimishije bamwe, abandi ntabwo bishimye, ugasanga bamwe banezerewe, ariko twebwe tugendera ku cyo wiyumvamo n'icyo wakoresheje imbaraga zawe zose n'umutima wawe. Iyo uzi ko ntacyo wasize wagomba guhereza umuntu, ntabwo wigaya. So uko tudahura nazo, ahubwo tubisumbisha ubushake tubigiramo. Umunsi wa mbere nkubona njyewe, ikintu cya mbere nagiye natahanye kuri wowe
nakunze cyangwa se reka ariko mbivuga nakunze kuri wowe kubahiriza igihe. Abantu bakurikiye Wisdom TV Rwanda, uyu muntu mumurebe yitwa Kalisa Eric. Genda gusabira akazi, aguha akazi, uri umuntu uri responsible, atari no kuvuga ngo ni iby'akazi baguhaye, uri responsible. Nimvuga responsible ndavuga responsible y'ibirori byose. Ntago wita ngo uri MC like coordinating ibintu byose neza kandi ku gihe. Inyangamugayo, niba ari saa moya ni saa moya. Nicyo kintu cya mbere nabaje. Hari ubukwe nigize gukoramo aribwo bwa mbere nakubonye ngo twatashye saa moya n'ataye saa 2 za nijoro rese. Ngira ngo ubwo bukwe twatashye ari saa 2, so bituma mvuga ngo how serious is this guy. Numva nyine ndavuga iyo mbonye ngiye umuntu ukunda akazi ke, ikindi cya kabiri akubaha, ni ibintu mpereza agaciro kuko nanjye ndagakunda. So muri urwo rugendo utangiye ibintu bitangiye utabizi utarabikora, buriya hari ikintu abantu tujya twibeshya cyane cyane nkatwe nk'abantu, reka mvuge abantu rusange bakunda nko kujya nko mu nsengero bagiramo n'inshingano, akumva niba usanzwe uyobora amateraniro yo mu rusengero wajya no mu mbaga nyamwinshi y'abantu ugahita ufata mikoro ukayobora. Ibyo si ibintu bibiri bitandukanye? Yego. Ugeze muri icyo gikorwa n'ubundi urabyiyemeje, uravuze uti ubu ngubu ngiye kujya nyobora, ngiye kuba MC ngiye nyobora ibirori. Ubonye ayo magambo y'urucantege bavuga gutyo n'iki, ako kanya mpita nibaza ni irihe banga wakoresheje kugira ngo ubashe kumyutinga ya majwi, ahubwo wowe you keep focusing ku cyo wowe washakaga kandi ukigereho. Igaturani igihe cyose mura numva nshaka kumenya ibyo ntazi. So iyo nakiriye amagambo y'urucantege, yego, ndavuga kubera iki banenze iki ngiki, kandi akaba ari nacyo umfataho cyane, kugira ngo ngira ngo nigeze kubwira ngo buri kintu cyose kigira igikuzi. So cost yanjye nanone ni ukujya gushakisha izindi skills ntigeze menya mu buzima bwanjye, so kugira ngo ndusheho kunoza ibyo ndimo gukora. Wigeze rero kuvuga ku kintu cya time management, ndagikunda cyane no mu buzima busanzwe, nubwo kenshi bitunanira ariko ni byiza. N'ubu wantanze hano, n'ubu nagutanze hano. So it is time management mu bintu byose dukora muri sectors zitandukanye. Abantu badukurikiye, umuntu uwo ari we wese uhagaze muri position iyo ari yo yose, office iyo ari yo yose yicayemo, sectors zari zose zitandukanye, yego, igihe ni ikintu gifite igisobanuro cy'ibintu byose dukora muri ubu buzima. So nukuvuga ngo atari na sector yacu gusa, ikaba na sector zindi zitandukanye. Iyo umuntu yubashye igihe agera ku ntego, kuko igihe kibitse byose. Igihe kibitse byose. Hari ukuntu abahanga bajya bavuga ngo time wasted never return. Nuvuga ngo igihe cyagucitse ntabwo kigaruka. Cya kabiri, uba uri musatira umusozo w'urugendo uri mujyamo. So iyo ukomeje kugitakaza cyane ntabwo njya kukigaruka. So rero bimwe mu bintu bijya bimfasha na n'uyu munsi, kuko giye maze gukora ubukwe burenga nka 200. That's good. Kwa bwinshi cyane. Na n'uyu munsi ikintu kikimfasha abantu kuba bakibamagara Kalisa, turagushaka mu birori byacu, sinubukwe gusa nandi ma event atandukanye, n'inama zitandukanye, ariko ikintu kimfasha nuko nkomeza kubaha ibyo ngiye gukora. Nshaka kukubaza ikintu kimwe, akazi umuntu akora kariko kose na discipline y'umuntu individual, discipline yagufasha ku maintaining akazi cyangwa yagufasha gutakaza akazi? Discipline ishobora gutuma maintaining akazi kawe. Ushobora kuba uri umuhanga, warize mu bigo bikomeye, mu universities akomeye atandukanye kuri iyi si, waba udafite discipline, nta n'umuntu wifuza kukureba, nta muntu wifuza kugukoresha. Ariko umuntu ugasanga arihanganira muri company umukozi uda performing 100% ariko ufite discipline. So mu yandi magambo, discipline matters. Ni ikintu cyo kwitaho no kureba no kwemera
umuntu akakigendana kuko ni ubufura. Discipline ni ubufura. wajyaga wumva bavuga ngo imfura zisezeranye niho zihurira. buriya rero discipline bavugaga. Iyo umuntu afite discipline ikintu cyose yakora. Ndi bufate discipline, mfate akazi, mfate urukundo like ukugaragara, sibyo? Hari umuntu ushobora kukureba uvuga kavuga uti uyu muntu ari familia, afite urukundo ku mutima we, nta mutima mubi rwose afite. Ndi bufate wa mutima ugaragaza imbere y'abantu, mfate na ya discipline cyangwa ya kamere muntu buri muntu agendana, mbihuze n'akazi. Nimbihuza ari ibintu bitatu biri bubyare ikintu kimwe, uradufasha icyo kintu? Hari ibintu bibiri ndi buze guhuza. Ndaza guhuza akazi na discipline. Urukundo nuvuga ukwarwo. Discipline ijya ituma umuntu ahagarara ahantu atagahagaze. Reka mbivuga gutya. Urudodo ntabwo umuntu yarugenderaho, ariko discipline ijya ituma umuntu agendera ku rudodo. Mu yandi magambo agendeye ahatari inzira, ariko ahabonye inzira kubera discipline cyane. Sinzi niba unyumvise. Ni ukuvuga ngo discipline ijya ituma umuntu ahagarara hatagahagaze, akicara hatakicaye. Twicaranye n'abantu bakomeye. Yego nawe urakomeye, ariko twicaranye n'abantu bakomeye. So nta kindi cyatumye twicarana nabo. Igihe cyose reka mbivuge gutya, Fred, ntuzigere wemera guhagararana n'umuntu, kugendana n'umuntu, guseba bidafite icyo bitwaye. Nuvuga ngo niba uri kumwe n'umuntu ariko we guseba kwe bikaba ntacyo bimubwiye kandi muri kumwe, ntuzagendane nawe. Topic my key fact. Kuko nuvuga ngo uyu muntu niba guseba ntacyo bimutwaye, nta discipline afite. Niba rero guseba ntacyo bimutwaye, nawe yagusebye. So birakwiye ko tugendana n'abantu bomba bafite ubwoba bwo kuba baseba, yaba ari bo ubwabo cyangwa se nabo bari kumwe. Iyo discipline. Hanyuma iyo discipline rero idufasha kubaka no kugira umusaruro no muri kakazi turimo dukora. Nuzama urukundo rero, urukundo rwo ni ikindi kintu. Urukundo n'ubushuti ni ikintu gikomeye cyane muri ino minsi, nta nubwo binahari. Hari umuhango umwe, ni umufilozofe, ngira ngo ni umujamani, niba nibuka neza, ngira ngo yitwa Johnson, yigeze afata igihe, afata itara, acana buje ku manywa, afata itara, agenda muri kashakisha. None abantu bamubaza bati, wa mugabo we ko wize urimo urashaka iki itara ku manywa wasaze? Aravuga ati ndimo ndashaka umuntu. Bakamubwira bati saba abantu barimo guca hano nagara abantu, ati ndimo ndareba ibitenge birimo bicaho, ko sinzi niba indani harimo abantu. Ndimo ndabona amakoti atambuka, abantu bambaye amakoti, ariko sinzi niba muri ayo makoti harimo abantu. Yaravuze iki? Muri ino minsi kugira ngo ubone umuntu birakomeye. Barahari, ariko ninde wo kwizerwa? Ninde nonaha wafata miliyari zawe 10 ukazimuhereza, ukamubwira ngo ngira muri Nairobi uzazimperera runaka azigezeyo? So niba none hongo nkubwiye utamufite, kumubona birakomeye. Ni nabyo bigiye kutuzana ku rukundo. Urukundo rwarabuze. Kandi ubwo urukundo rwabuze bivuze ko n'inshuti zabuze. Genda bize ko n'inshuti yanjye. Cyane. Ariko amaye kamiliyoni se gara nkakagutwarira. Ndashaka gufata miliyoni zanjye 10 ziguhereza, uzazigezeyo? Cyane rwose. Arambwiye ngo n'ibihumbi 100 ari utabigeza, ariko wabigezeho ndabize. Uriya mukameramani yitwa Kenny, ntago n'ubundi we na 5 ntiyabitwara. Tabonye byere hafa. So Kenny ni 5 byamunanira, none yararimo avuga ngo ibihumbi 100 ngo wowe ngo ntago wabigezayo, kandi ngereje guhereza miliyoni 10 ngo zijyane. So niba icyo kintu cyarabuze, ukaba uyu munsi udafite umuntu wizera kuri urwo rugero, bivuze ko no kubona uwo muntu nabyo birakomeye. Kandi uyu muntu niwe twise tugiye kumwita urukundo n'inshuti. Kuko ubundi inshuti ni umuntu ushobora kuba
reka mbivuge gutya ubundi ni igipangu gikinze na soneri yapfuye. Niba rero uyu munsi inshuti ari igipangu gikinze na soni nayo itarimo gukora, niwe muntu dukeneye. Uyu muntu araza kukubera umuntu ushobora kuba yagukingira aho umwanzi yendaga kwinjira. Niyo mpamvu mwisi igipangu gikinze nacyo kirokinze. So nukuvuga ngo urukundo n'ubushuti nabifatanyije, uze kunyemerera mbifatanye gutyo, kubera ko urukundo turusanga mu nshuti, kandi inshuti nizo tuza gusanga zaduhaye urukundo. So niba udafite rero umuntu ushobora kukubera igipangu gikinze, abanzi bawe bakugeraho. Kandi niba abanzi bawe bakugeraho nta nshuti ufite. Niba bakugeraho baciye muri wa muntu nta nshuti ufite. N'urukundo muri uwo muntu rwabuze. So rero Fred, ndaza kubwira ko dukwiye kugira inshuti ariko zimeze nk'igipangu gikinze na soneri idakora. Umwanzi wawe naza gushaka agatunguka kuri Kalisa, ntago azakugeraho. Impamvu atazakugeraho harakinze. Nanasona arasanga soni idakora. Yego. So kubona urukundo nabo turuhereza ni ibintu bikomeye mu buzima bwacu. Yego. Kandi muri ino minsi kindi nakongeraho, abantu barashaka gukunda abantu bose bakunditse. Kandi hari abantu bafite urukundo ariko badakunditse. Sinzi niba babyumvishije. Biravuga ko uyu munsi umuntu ufite nibo abantu bashaka gukunda. Ariko nta rukundo rurimo. Abantu bafite ubutunzi, abacuruzi nibo dushaka gukunda. Nituza kuvuga ku rukundo turaza kuvuga n'uburyo abasore n'inkumi muri ino minsi barimo bakundana. Ibyo bita urukundo kandi rudahari. Kuko uyu munsi abantu barakunda, abafite ibyo bakunda basize abo bakundaga. Ugasanga uyu munsi urasanga ingo zirimo senye. Urabona divorce ziri hejuru. Ejo bundi ndimo ndeba imbare ya divorce dufite iri hejuru cyane, birenze ukwemera. Wewe wakoze divorce kangahe? Jewe ntago ndashaka wakora divorce utashatse. Ntago urakunda nawe se? Narakunze ariko nararetse. Uyu munsi nta mukunzi ufite? Uyu so ibintu byabona urimo kuvugira kuri mikoro. Niba hari umwana hari ukuntu ujye ubwibetana nijoro ukamubwira ko umukunda. Oya, azamura agatoki. Uyu munsi uri single? Zamura iyo mikoro neza. Nakubaje ngo uyu munsi uri single? Uyu munsi njye nawe twicaranya? Single ongeraho ngo cyane. None se harabura iki? Namahitamo no kubona ukwiriye. Kandi imyaka ntago iragera. Imyaka sisiye. Erega nta n'imyaka. Igihe wabonye ikintu cyose washakaga imyaka iba yageze. Nawe uri mu kigero uracyari umwana nka Seburikoko. Seburikoko se buriya? Seburikoko n'umwana mukuru. Uyu munsi yagize anniversaire, niba ari imyaka ingahe numva. Turayijyamo turagenda. Turayijyamo irabera he? Irabera he? Nawe ntago imyaka iragera. Seburikoko ni umwana ariko si umwana, ni umugabo, nuko igihe kitaragera. Nabona ukwiriye igihe kizaba cyageze. Nese Kalisa, ukwiriye waramubuze? Ntago turahura. Ntago murahura. Ntago turahura. Kandi iyo uhuye nawe uramumenya. Watsenga kurangira. Watsenga kurangira. Murangire? Okay, uzamushyire mu cyerekezo ndimo gucamo. Je navamo muranga mwiza. Wowe ntuzirwe undangira, uzamushyire mu cyerekezo ncamo. Niduhura nzamumenya. Je navamo muranga mwiza. Ubona ntavamo muranga mwiza. Ako siko ndeba nawe. Wowe se uramufite? Je ndamufite. Wowe uramufite? Okay. Ndamufite rwose. Je rero ubishyire ku karubanda twese tubibone. Je nuko ari igihe ariko arahari. Ese ubundi ako reka nkubaze. Ubundi wowe mubaye musi wemerane. Nemera Kalisa. Ni jewe uzayobora ubukwe bwawe. Ubivuge kuri kamera. Zabajyana Kenny, kano kantu uzakiteho cyane. Ni jewe uzayobora ubukwe bwawe. Jewe uzayobora ubukwe bwawe. Aha. Kenny, ako kantu uzakambikire. Urumva? Keretse umugore wanjye natagukoresha. Ariko ubundi se ni gute atazagukoresha? Nkeka yuko icyo umugore yumvikanye n'umugabo
ikintu cya mbere ni ubwuzuzanye. Ntabwo tuzaguha akazi. Njye mbaye nk'ubokezi. oya ni ukuri murakoze cyane kandi nshimiye madamu kamera umbwire nk'uwe bokezi kugira ngo urebe ko mfite gahunda. oya ahubwo madamu nawe ahari ndamushimiye. Umubwire uti arashaka ko bigize ku rundi rwego madamu. Urusengero ntirunzi n'umurenge ntunzi. oya biriya ni ibihamya. urumva Fred niho abantu tugwa. ukwiye we kubyemera none mbere yuko abandi babyemera. so emera ko ari madamu mbere urusengero ni ibihamya n'abantu ni ibihamya. azagariza kubera iki inkundu z'uyu munsi zitaramba? ntabwo ziramba kuko abantu barimo gukunda abafite ibyo bakunda basize ababakunda. ukiri aho ngaho ukivuga ko gukunda abantu bitewe n'ibyo bakunda, hari imwe muri couple zo mu Rwanda wenda wowe ushobora kutanazikurikirana ariko abana babona zizi, couple ya Regis na Miki n'abakinnyi ba filime. ubu nabo muri iyi minsi bari mu ntambara z'urudaca, baranatandukanye fete. So urumva niba Regis yarafashe Miki akamukura hehe na hehe akamuzana kuri social media akagira support amuhereza, nubwo wenda n'undi wenda buranjye ntabwo njya mbureminga abantu ntazi uko bahuye, ntazi n'icyabahuje, ntazi n'icyabatandukanije, ariko ngiyo nebye ngiye nanariza nkanjye nk'umuntu ibitekerezo cyangwa se ngiye uko navuga mvuga nkanjye ku giti cyanjye. Nibyo n'ubundi wari uvuzeho uti gukunda umuntu bitewe n'ikintu, sibyo? Wenda bamwe baravuga ati yaramuzamuye amaze kumwandikira izina ahise amureka, sibyo? ariko nkawe ku giti cyawe ubona urukundo rw'uyu munsi wa none ari iki kibitera kugira ngo usibye wenda no nta kindi kintu cyaba kibitera natari ukuvuga ngo nuko nabonye Kalisa ko ameze gutya ngo reka mufate mu kuboko nimbona hari aho ngejeje murekure? ikirimo kibitera ni cya kindi twahoze tuvuga, abantu barimo gusiga ababakunda by'ukuri bagakunda abadakunditse ariko bafite ibyo bakunda kandi bashaka. So ibyo rero byazanyemo n'igihe cyose reka nkubaze, iyo utashye ukagera iwawe wari utashye uraharenga? uzi impamvu utaharenga? uba wagezeyo. none se niba nkukunze mfite ibyo nshaka, nimara kubibona ndacyagushaka iki? ibyo nashakaga nabibonye, bivuze iki? nageze aho najyaga. mujye mwemerera abantu bagiye, mujye mwemerera abantu bagiye baba bageze aho bashakaga, ntabwo yaharenga cyane, ntabwo yaharenga. icya kabiri, twebwe rero nk'abantu basenga cyangwa se babikunda, tujya tuvuga ko rimwe na rimwe iyo tubizanye mu ruhande rw'Imana, Imana nayo hari igihe igikora ibintu byayo uko ibishaka. hari igihe ibibona uwo muntu mutazasazana, mutazashobokana, igashyiraho impamvu. ariko hari n'igihe na Satani nanone abirwanya, ahubwo ni ukumenya ngo bigenze biti, niki kibiteye. So hari n'abashaka rero ibyo bashakaga, bamara kubibona bakigendera. ariko bambi hari abantu badusize nanone, kandi disi ari twebwe dutunze ibyo bari bakeneye ariko tutarabona. ariko nawe gira ushake. abagande bajya bavuga ngo batureka ngo abucyari badusize hakiri kare kabisa. So turabashuhuje rero, niba hari abantu badusize gira umuzane kabisa, turabashuhuje. gira umuzane, nkeneye nanjye kukureba kuri urwo rutoki hariho ikintu. oya ndashaka nanjye kubishyiramo imbaraga. uri umwana mwiza, njyewe ngenda gukunda, uri inshuti yanjye, inshuti nziza, inshuti nyine ya nshuti wakenera mu bihe byose. uriya nubona inshuti yawe hari itafari ishaka gufata ngo ishyire ku buzima bwawe, uwo muntu aba ari inshuti nziza. ibyo ndangira akazi siba n'iby'akazi, uri umuntu yakipinga for good, umuntu yakipinga mu buzima anytime, cyangwa se umunsi ku wundi wa muntu ukamugirira umumaro. So keep that heart, cyangwa se ukomeze uwo mutima, kandi bizakugeza kure, bizakubakira urugo utaragira ariko urimo guteganya, bikubakira inshuti, bikubakira umuryango, bikubakira abavandimwe, bikugeze kuri byinshi. So nicyo kintu cyonyine nakubwira. turimo turagana ku musozo, tugize gukomoza ku kintu kigendanye n'akazi kawe. nashaka kugira ngo nkubaze iki kibazo. gukora MC cyangwa se kwemusinga cyangwa se kuyobora ibirori bitandukanye, uyu munsi wa none ni akazi, tubyita akazi,
gashobora kuntunga kakantungana n'umuryango wanjye igisubizo ni yego. Mm. Ni akazi ushobora gukora Yego. kandi kakagukura ku rwego rumwe kakakugeza ku rundi. Yeah. Nanjye urimo kuvuga Mm. ni kamwe mu kazi kampereza amafaranga. Yego. Kuko ushobora gusanga kaguhaye amafaranga kandi ku munsi umwe. Ni akazi gashobora kuguhereza 200, 300 kuwa gatandatu umwe gusa. So ntabwo rero ushobora kuvuga ngo ntabwo ari akazi. Ni akazi gashobora kugutunga igihe cyose ugakoze neza. Twebwe dukorera abantu. Yego. Iyo wakoreye abantu ibintu bashaka n'ibyo bakunze nta mpamvu n'imwe ako ni akazi kagutunga. Kuko abantu bakomeje gukora ibirori. Yego. Abantu hano hanze abantu bafite amafaranga yabo cyane rwose. Abantu bafite ibirori bihoraho. So gashobora kugutunga rero. Usibye n'uko abantu bafite ibirori byinshi. Kalisa, wakoze kwitabira ubutumire bwacu, turimo turagana ku musozo. Mbere na mbere ndagira ngo ngushimire kuba wemeye ubutumire bwacu ukemera kuza kuganira natwe. Ni iby'agaciro, hari byinshi wigomwe wakabaye wagiyemo, ariko iyo ni support. Urwo ni urukundo urimo uraspreadinga muri twe. So nubona ukoze ikintu cyiza ujye umenya ko icyo kintu kitabaye nka wa mubibyi wafashe imbuto akazibiba hatemewe, ahubwo ujye umenya ko izo ari imbuto ubibye ahantu zizakugarukira nawe. So wakoze kubw'umusanzu mwiza waduhaye, ukaza kudutera ingabo mu bitugu, ukaza kuganira natwe. Ni byiza kandi ni iby'agaciro. Mu magambo make, hari abantu bakurikiye Wisdom TV Rwanda, bagukurikiye, bagukunda, n'abatari basanzwe bakuzi cyangwa batari basanzwe bagukunda bagiye kugukunda kubera iki kiganiro uyu munsi twagiranye. Wagira ijambo rimwe ubabwira hano baragukurikiye? Abantu bakurikiye Wisdom TV mu nkunda, mukaba mukunda Wisdom, reka tubabwire ko natwe tubakunda. Turabakunda cyane. Igihe cyose twita ku buryo mudushyigikira. Bamwe twavuze baradukurikiye, twagiye tubakorera. Ni ukuri turabashimiye. Abo tutarakorera namwe tubaye tubashimiye, kandi tuvuga ngo tuzabakorera neza. Hanyuma reka mbabwire ngo abatarakora subscribe babikore. Ibiganiro byacu babirebe, badukurikire umunsi ku wundi, kubera ko turashaka kujya tuza hano kungurana ibitekerezo, tuganira ibintu byinshi. Hari umugabo umwe w'umuhanga, ngira ngo yenda nanjye nze gusoza, yari umusirikare w'umufaransa yitwaga Napoleon Bonaparte. Yigeze kuvuga ngo, reka mbivuge mu rurimi yabivuzemo ariko yenda nze kubivuga. Yaravuze ngo I know the limits of my eyes and I know the limits of my legs, but I never know the limits of my work. Yaravuze ngo amaso yanjye nza ahantu ashobora kureba ariko ntarenge, ngo n'intambwe zanjye nzaho zitarenga, ngo ariko imirimo nzakoresha amaboko yanjye ntabwo nzahizagarukira. N'ubu nanone aha yabaye muri 1789, 1787, 19 French Revolution. French Revolution, 1790 something, 1789 gutyo. Muri icyo gihe na n'uyu munsi turimo turamuvuga. So niba turimo tumuvuga bivuze ko hari ibyo yakoze, nk'uko uyu munsi dufite n'abandi bantu turimo tuvuga kandi bamaze gukora ibintu byinshi bikomeye. So umuntu wese rero, reka soze mbwira ngo umuntu wese uhagaze ku kazi ke agahagarireho neza, agakore neza, abashyigikira abantu babashyigikire, tubayeho kugira ngo dushyigikirane. Uzagera kure. Imirimo yawe wowe udukurikiye Wisdom TV izagera kure. Nubwo ureba amaso yawe atarimo kurenga aho ngaho, ariko izagera kure. Intambwe zawe nubwo ureba ari ngufi, ariko imirimo yawe izagera kure. So Wisdom TV turabashimiye. Ku bantu bifuza kugukoresha bakubona ku ihe nimero cyangwa se he? Abantu rero bifuza kunkoresha cyangwa se bifuza ko twakorana mu ma events atandukanye, nimero yacu ni 0783 44 88 27. Kandi tuzabakira Kalisa. Bayida nanone abantu bayikoresha kuko system yayo yakira you have received. Narayikoresheje birakora kabisa. So it is open now, you can use the system is working. Wakoze kuza, wakoze kwitabira ubutumire bwacu Kalisa Eric. Twaganiraga na Kalisa Eric, umwe mu bayemusi beza igihugu cy'u Rwanda gifite. Niba utaramukoresha waracikamo.
nakushishikariza cyangwa se nakugira inama yo kumukoresha. Ni umugabo w'Imana usize kabisa, afite igikundiro cy'Imana. Gukorana nawe ntago bigoye, ntago bihenze, ntago bisaba ibindi bintu byinshi. Bisaba kumuvugisha kuri iriya nimero, turaza no kuyipininga hasi kugira ngo abantu batari buyumve cyane baze kuyibonaho. Yego. Baguhereza akazi. Njyewe ndakwifuriza akazi, ndakublessinga muri ubu buryo ngo baguhe akazi. Asante sana. Akazi waguke, kuko ufite amagambo meza ashobora kudufasha mu buzima busanzwe. So watuganirije, turifuza yuko n'ubutaha twazongera tukaganira. Wisdom TV turabashimiye. So mwakoze cyane. Imana iguhereze umugisha. Abantu bakurikiye Wisdom TV Rwanda, mwakoze kubana natwe, mwakoze kudukurikira. Mukomeze mukore subscribe, mu liking. Buriya hari abantu batazi banga ryo gukora like. Iyo ukoze like ku kiganiro, YouTube nayo ikihereza recommendation ku buryo kigera ahantu kure. Ubwo butumwa cyangwa se ikiganiro twatanze kikabasha no kugera kuri benshi. So bakore like, share and comment. Bakomentinge, badushyigikire mu bitekerezo, batugire inama, bavuga ati Kalisa yaje yambaye inkweto imeze gutyo, ubutaha azaze yambaye ngiyi, sibyo? Batubaza ati Kalisa se ubundi agenda yambaye ikoti buri munsi mu bukwe? Reka n'akamede ni Rwanda ajya gaterekamo. So rero mudutere inga mu bitugu, muduhe comment, ziratwunganira. Ikindi mukomeze gukurikira. So dushimire abantu bose, dushimire n'uriya mugabo uri kuri kamera. Nukuri turamushimiye. Uriya mugabo uri kuri kamera ngo yitwa Kenny Pixels. Kenny Pixels turamushimiye cyane. Niyo nakoresha kuri Instagram, ni umufotographe mwiza. Nawe tumushimire kuba yemeye kudushyigikira muri ubu buryo. Wakoze kuza, dusubire ubutaha. Mwakoze cyane.